reka kuba mu nzu yawe niba ugikennye. Ntabwo ari byiza yuko uba mu nzu yawe ugikennye. Abantu benshi barishima cyane iyo bamaze kubaka inzu zabo, barishima kubera yuko baba baruhutse wenda ibikodesho, baba baruhutse siteresi za ba landirodi, baba baruhutse ibintu byinshi. Burya niyo cyaba ari icyumba kimwe ariko ari icyawe, uba uruhutse ibintu byinshi. Ariko ikintu abantu benshi batabwirwa, inzu yawe ishobora kukubuza gutera imbere. Ngiye kukubwira impamvu zigera mu 10 zashyizweho cyangwa se zagaragajwe n'abahanga kandi zikagaragazwa n'abantu bateye imbere. Impamvu 10 basobanura yuko utagomba kuba mu nzu yawe ugikennye niba ugikennye. Kubera yuko ushobora kuba mu nzu yawe ukennye, wenda ukaba mu madene, ukaba mu buzima bubi, ariko ngo uba mu nzu yawe kandi warayishyizeho amafaranga, wayubatse mu cyaro, wayubatse ahantu hadasobanutse, uyitakazaho amafaranga, iracyagutwara n'andi. Burya kubaka ntibijya bishira. Iyi nzu burya baravuga ngo inzu ni icyo uririyemo. Ngiye kukubwira impamvu rero nyinshi, ntabwo ari nyinshi, impamvu 10 zigaragazwa n'abahanga ndetse zigashimangirwa n'abateye imbere, bakubwira impamvu utagomba kuba mu nzu yawe ugikennye. Turaza no gusoza iki kiganiro umaze kumenya ni igiki wakora aho kugira ngo ube mu nzu yawe kandi ukennye. Uyu munsi rero nta kindi kintu kidasanzwe ndakubwira uretse impamvu zifatika zituma utagomba kuba mu nzu wiyubakiye kandi ugikennye, cyane cyane niba ugishaka kwikura mu bukene. Ntujye kuri iki kiganiro njyewe ugiye kukikugezaho, nitwa Jean Marie Vianney. Iyi ni BVA Empire. Hano tunyuzaho ibiganiro nyine bifasha abantu kwiteza imbere, amabizinesi, banki, CRB, bya bindi byinshi. Niba ari ubwa mbere, nakugira inama yo gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Niba ukunze rero iyi topic tugiye kuganiraho, kanda like dukomeze. Are you even ready? Umushahara uhembwa buri kwezi, ubona bizagufata igihe kingana gute kugira ngo ushobore kuba wakubaka inzu yawe bwite yo kubamo? Ndabizi abenshi muri twebwe, abenshi muri mwe, ntabwo ushobora kubaka inzu mu mushahara udafashe inguzanyo ya banki uzishyura mu myaka 10, 15, 20. But salary is a scam. If salary is not a scam, how comes you have worked for 20 years, 15 years, 25 years, and you cannot build a house from your salary without bank loan? Niba usohora amafaranga buri munsi, niki kintu ufite kikwinjiriza amafaranga buri munsi? Iyo leta cyangwa se ikigukorera kikongeje umushahara, uvuga yuko ugize amahirwe ukanishima cyane, ariko ukirengagiza yuko uko umushahara wawe wiyongereye, depense zo ziri kuba inshuro ebyiri. The easiest way to be poor is to take the same amount of salary every month. But if you can have something to sell to people every day, I mean something that more people will buy every day, you are going to make more money. Do not depend on salary only because you cannot be rich. It is the time to start a business and make more money. Akazi ufite uyu munsi, ejo nupfa ntabwo abana bazagasigarana, ariko business ufite uyu munsi, ejo nupfa abana n'umuryango wawe bazayisigarana. Uyu munsi ngiye kukubwira business ushobora
ikaze nanone kuri BVI Empire. Impamvu ya mbere rero utagomba kuba mu nzu yawe kandi ukennye ni iyihe? Impamvu ya mbere, inzu ikubuza kugenda cyangwa se kugera ahantu hari amahirwe. Ati gute? Iyo ufite inzu yawe ntuba ukibasha kwimuka ku buryo bworoshye. Tuvuge utuye i Rusizi, utuye Nyamasheke, utuye Gakenke, utuye Ngoma, wubatse y'inzu, none amahirwe ari kuboneka i Musanze, ari kuboneka Rubavu, ari kuboneka i Kigali, ukareba ngo ese iyi nzu yanjye ndayisiga gute? Ni ya nzu wubatse ku mafaranga menshi ahantu hatanateye imbere cyane, hanyuma uyubakaho ku mafaranga mu bukene, ya nzu ushobora no kuvamo ugasanga nta muntu uri kuguha ibihumbi 50 byo kuyikodesha ku kwezi, cyangwa se niba ari n'inzu yakuvunnye cyane ugasanga inzu yakakwiye kuba ikodeshwa nk'ibihumbi 500 bari kuguha ibihumbi 20. Iyo ubirebye gutyo rero bituma udashobora kwimuka byoroshye ngo ujye aho amahirwe ari. Umuntu ashobora kumenya ahantu hari akazi, niba yubatse i Rusizi cyangwa Ngoma cyangwa Nyagatare, ugasanga akazi kari i Rusizi, ariko kubera yuko atuye Nyagatare, kubera ko atuye za Ngoma, kubera ko atuye hehe, ugasanga ari kuvuga ngo hariya sinajya kuhakorera, ni kure y'urugo rwanjye. Inzu ikakugira imbohe yo kutagera ahantu amahirwe ari. Amahirwe rero akenshi aba ari mu mijyi cyangwa ahandi, amahirwe ntabwo aba ari hafi y'aho wubatse. Inzu rero ni kimwe mu bintu bikuzitira kuba wakwimuka mu buryo bworoshye. Inzu rero ikugira prison cyangwa se ikugira imbohe, aho kukubera asset, aho kugira ngo ikubere ikintu kikwinjiriza amafaranga, yo ikugira imbohe, igufungira, ikubera prison aho kugira ngo ikubere asset. Amahirwe rero ntabwo aza aho uri, ntabwo aza aho wubatse inzu, amahirwe aba ari ahandi. Ntabwo ukwiye rero, niba uzi ko ukennye, turaza kurangiza tubonye ikintu ushobora gukoraho kugira ngo ube mu nzu yawe inzara iyikwiciremo, ikubuze amahirwe yo kujya kubona izindi opportunity ahantu hatandukanye. Turaza kureba ni igiki niba uteganya kwiteza imbere ugomba gukora aho kugira ngo ube mu nzu yawe kandi ukennye. Impamvu ya kabiri rero abateye imbere cyangwa se abakire bagaragaza, ni uko inzu ikurya kapitale wagashyize muri business, ikurya igishoro wagashyize muri business. Murabizi yuko abantu bubatse amazu, murabizi inzu iravuna pe! Inzu iravuna, inzu urayubaka ukagira ngo urasoje, wagera muri finissage ikakurya amafaranga, wagera gushyiramo ama-equipment ikakurya amafaranga, ushobora gusoza kubaka inzu igutwaye miliyoni 50 utazi n'aho uyakura, kubera kugenda wegeranya ubushobozi buhoro buhoro, kandi inzu ugasanga uyubatse imyaka 5, 6 itari yuzura ku rugero wifuza. Burya ya mafaranga uramutse uyafashe ukayashora muri business, nyuma y'imyaka 5 iyo business yazaba imaze kukubakira amazu agera muri 2. Mu gihe ayo mafaranga wayashyize ku nzu kandi ugikennye, utakaje akazi, iyo nzu nturashobora kuyivamo ngo uyikodeshe, yewe nujya no kuyigurisha, wenda niba wayubatse ahantu habi, ntabwo irabona amafaranga menshi kandi wowe wayitakajeho menshi. Yewe wanayikase neza ibyumba uko ubishaka, urayikata uyiha design ushaka, ariko inzu yagutwaye amafaranga washoboraga gutangiza business, aho kugira ngo uyatangize business rero wayashyize aho ngaho ku nzu. Inzu rero iba igukenesheje gutyo. Niba uzi ko rero ukiri mu bukene, wisitaragoringa ngo no kubaka, banza ufate ayo mafaranga wagakoresheje uri kujya gushyira ku nzu kandi ukennye, uyakore mu business.
hano tunyuzaho bizinesi nyinshi zitandukanye, izisaba igishoro, izidasaba igishoro, hari n'abandi bavuga n'izindi. Wahitamo bizinesi ikunogeye, ukaba wakora bizinesi aho kugira ngo inzara izakwicire mu nzu yawe, umugore ajya kureba abone nta gaciro ufite, umugabo ajya kureba abone nta gaciro ufite, abana bajye bakureba babone nta gaciro ufite imbere yabo kubera ko nta kintu uri kwinjiza. Uzi umugabo utari kwinjiza amafaranga mu rugo, udafite ikintu cyinjira mu mufuka, wa mugabo arasuzugurika, niho usanga haje n'ibibazo bitandukanye, ugasanga famiye ijemwo ibibazo bitandukanye. So ibyo rero ni inama imwe ugomba gukurikiza kugira ngo utere imbere. So inzu rero murabizi yuko niyo uyubatse ntabwo yuzura vuba, inzu ishobora kukurya amafaranga imyaka 5, 6 itari yuzura ku kigero ushaka. So ibikoresho by'imbere, amarangi, amapurafo, inzugi, amakaro, amasima, ibiki byose, clapsage, amagypsum, rangete n'ibindi bitandukanye, ni ibintu bigutwara amafaranga. Ayo mafaranga umuntu afashe miliyoni 20 akazishyira ku nzu, undi agafata miliyoni 20 akazitangiramo bizinesi, abo bantu nyuma y'imyaka 5 ntabwo bazaba bari ku rwego rumwe. Umuntu wafashe ayo mafaranga miliyoni 20 akayashyira muri bizinesi azaba ari ku rwego ruruta kure urwa wa wundi wayashyize kuri ya nzu yo kubamo, abayemo n'umuryango we kandi itanamwinjiriza. So amafaranga rero washyira ku nzu, iyaba wari uyashyize muri bizinesi, muri investment cyangwa se kuri skills zikongerera ubumenyi, ni amafaranga, ni ibintu bishobora kugufasha nyine gutera imbere. Inzu ubamo rero utayikodesha ntigufasha kubona income ihoraho, ahubwo uyisonzeramo. Nababwiye nabakoreye video ijyanye na BNB business. Ni uburyo ufata inzu nini aho kugira ngo uyibemo yose wenyine, ugafata igice kimwe ukagikodesha, ikindi akaba ari cyo ubamo. Nibura niyo utaba ufite akazi, icyo gice kimwe kikaba kiri kwinjiriza amafaranga, ntusonzere mu nzu yawe. Niba uzi kuba mu nzu nini yawe nta kazi ufite, ugikennye, umugore nta kazi, ari ugupfundikanya, kuki utayishyiramo, utayigaburamo ngo ube mu gice kimwe, ikindi ukigire bizinesi? Cyangwa se kuki ayo mafaranga uri guhamba ku nzu, kuki utayakoramo bizinesi? Niba uzi ko ugikennye, niba uzi ko utari wiyubaka, hanyuma inzu ko bizinesi ari izakubakira inzu zirenze n'imwe. Impamvu ya gatatu rero, inzu igusaba amafaranga ahora asohoka: umuriro, amazi, amashanyarazi, interinete, amamegayo, bino bya amafaranga nyine ahora asuka. Kwita ku nzu, iyo ufite inzu burya nabwo uhora uyitaho, kuko iyo utayitayeho irapfapfana. So iyo ni impamvu rero ivuga ko iyo wubatse ukaba mu nzu yawe, inzu itari kukwinjiriza kandi ugikennye, ubaze imibare mibi. Iyo nta income rero ihagije ufite, inzu iguhindukana umutwaro ukomeye cyane kandi ari iyawe. So impamvu rero ya kane, inzu ntiyishyura ifunguro ryawe cyangwa se ntikugaburira. Ntabwo, muri make, nubwo inzu yawe yaba nziza gute, itakwinjiriza urayisonzeramo. Nubwo yaba nziza, nubwo yaba nini, nubwo yaba yuzuye, nubwo yaba ifite amadezayini ameze ute, ariko itakwinjiriza uri buyisonzeremo. So inzu rero ni shelter, ntabwo ari income. So iyo tuvuze shelter, inzu nyine ni icumbi gusa, ni icumbi ryo kubamo. Icumbi kandi iyo uririmo riguha aho kuba hizewe, umutekano, ikurinda kunyagirwa n'imvura cyangwa se kwicwa n'izuba, ntiyinjiza amafaranga mu mufuka wawe, ni ikintu cyo kubamo, si ikikwinjiriza amafaranga. Niyo mpamvu bavuga ko inzu ubamo kandi ukennye ari iyawe, itakwinjiriza amafaranga, nta n'akazi ufite, nimenya ko ari icumbi, ntabwo ari asset. Impamvu ya gatanu rero, inzu igukura mu kwiga
no kwishakamo ibisubizo. Ni ukuvuga ngo niba uri kubaka, iyo umuntu ari kubaka inzu nta kindi kintu ushobora kumubwira ku ruhande yashyiramo amafaranga kuko aba yabaye nk'umusazi. Umuntu utarubatseho ntiyabyumva vuba, ariko uzatangira kubaka inzu y'ibyumba bibiri uzi ko urayuzuza kuri miliyoni 2 cyangwa 3, usanga igutwaye miliyoni, iri kukubaza miliyoni 7 cyangwa 8. So muri icyo gihe uri kubaka rero uba uri concentrate ku nzu, ntabwo ushobora gufata amafaranga ngo ube wakwiga ikindi kintu gishyashya. Nicyo bishatse kuvuga. So iyo umuntu amaze kubaka rero yumva ageze aho agomba kuba, araruhuka mu mutwe, ashyira hasi imbaraga zo gushaka andi mahirwe mashya, kuko inzu iba yakugize pirizo yayo. Impamvu ya gatandatu rero, inzu igutera ubwoba bwo gufata risiki. Inzu igutera ubwoba bwo gufata risike gute? Ufite inzu yawe, cyangwa se iyo ufite inzu yawe utinya inguzanyo ngo udaterezwa cyamunara. Ndabazi abantu benshi udashobora kubwira ngo jya muri banki baguhe inguzanyo, abantu batinya inguzanyo kandi bafite ingwate nk'inzu, akavuga ngo banki itazantereza cyamunara. Kandi nababwiye ko banki igeraho guteza cyamunara ari uko wafashe inguzanyo mbi. Inguzanyo mbi narayibasobanuriye, ni ya nguzanyo washoye mu bintu bitunguka. Iyo ufashe inguzanyo ukayishora mu bintu bitunguka, ya nguzanyo ikubera mbi, niho banki ishobora kuguteza cyamunara. Iyo ufashe inguzanyo ukayishyira muri bizinesi utabanje kwigaho neza, iyo bizinesi ikaguhombera, banki ishobora kugutereza cyamunara. So inguzanyo rero ntabwo ari mbi, inguzanyo ahubwo biterwa n'uburyo wayikoresheje. Iyo umuntu afite inzu rero ashobora kwanga kuyitangaho ingwate ngo banki itamutereza cyamunara. Urumva ko inzu ishobora kukubuza amahirwe mu buryo butandukanye. So inzu yawe rero utinya kwimukamo, utinya gushoramo imari, cyangwa se utinya gushora kuyitangaho ingwate ngo uyishyire muri banki, burya iba yakubereye umutwaro, iba yakugize pirizo, iba yakubereye pirizo, iba yakubereye imbohe. Nta kintu na kimwe ishobora kugufasha uretse kuyisonzeramo, kuyisuzugurikiramo no kuyitesikariramo. Inzu rero, impamvu ya 7, inzu igufungira mu bintu bitinjiza. Amafaranga yawe yose ahora ajya mu bintu bitinjiza, uhora uyigira neza, uvuga reka nyikore neza. Noneho yo wayubatse kuri puresha, ndabizi hari abantu benshi agera mu myaka 20, 18, iwabo bakaba bari kumubwira, abandi bana bafite inzu, abandi bafite amazu, ugasanga umuntu udufaranga yagakoresheje atwubatsemo inzu kuri puresha y'ababyeyi be, atwubatsemo inzu kuri puresha y'umukobwa atereta, atwubatsemo inzu kuri puresha y'umugore, ugasanga amaze indi myaka 6 akiri kubaka inzu kandi akennye. So ugasanga rero inzu ikubujije ibintu byinshi kandi wakagombye gutera imbere. Nyamara nta kintu na kimwe, iyo wubatse inzu yo kubamo kandi ukennye, iyo nta kintu na kimwe kikwinjiriza amafaranga, uhora mu bukene. Ikintu cya 8 rero, inzu igutera ishema ritarimo cash flow. Ni ukuvuga iyo ufite inzu uba wubashywe muri karitsiye, wumva uri umugabo nibyo, ariko urakennye. Hari n'abantu bazi guhisha ubukene, bazi guhisha ingeso, ugasanga nyine azi kubuhisha, ariko mu by'ukuri nta kintu inzu iri kukwinjiriza kandi nta n'akazi ufite. Ushatse wakora indi alternative cyangwa se indi option yo gushaka amafaranga. So abantu rero baragushimira, nawe ubwawe ukumva uri umuntu w'umugabo, umugore akagushimira, umusore akagushimira, umukobwa akagushimira, ariko nta cash flow. Cash flow ni 0, nta mafaranga muri make uri kwinjiza. So impamvu ya 9 rero, inzu ntigurika vuba ku buryo bworoshye. Ni ukuvuga ngo inzu ushobora gushaka kuyigurisha, wenda ushaka kwimuka, ushaka kujya watangira gukora bizinesi, ugasanga guhita ubona umukiriya biragoye. Wenda uri kwifuzamo amafaranga menshi, yubatse ahantu hatagera umuhanda, yubatse mu cyaro cyane, yubatse ahantu hadateye imbere, ugasanga
ntiguritse, cyangwa se niba inaguritse iguritse iguhenze, wayubatse kuri miliyoni 30 none baguhaye 25, uhombye miliyoni 5, uhombye na ya myaka yose wayubatse kugira ngo igere aho igeze. So birumvikana rero ko icyo gihe uba uri mu gihombo. Iyo ukennye rero cyangwa se ukeneye amafaranga vuba, ntabwo inzu ishobora kuyakwinjiriza nyine niba atari yo wateganyije ya bizinesi. So aseti nziza rero cyangwa umutungo mwiza ni umutungo uguha amafaranga igihe cyose uyakenereye. Aseti nziza ntabwo ari ya yindi igutwara amafaranga buri munsi, uhora wongeraho amafaranga buri munsi. So impamvu ya 10 rero, abakire babanza gushaka income, bakabona kuzashaka, bakazabona kubaka inzu nyuma. Abakire babanza gukora business, babanza gukora investment, babanza gukorera amafaranga, hanyuma iyo bamaze gukorera amafaranga, business zabo zimaze gushinga imizi, zimaze kwiyubaka, zimaze kwaguka, bakabona kubaka inzu kandi noneho cyangwa se kuyigura, kandi babigeraho vuba. Abantu benshi rero bakize babanje gushaka income, bahereye ku mushahara, side hustle business, bagakora business na investment, inzu bakayubaka nyine nyuma aho kuyubaka mbere. Tugera ku musozo rero, sinavuga ngo ntukubake inzu, ubanze unyumve neza. Ntabwo ndi kukubuza kubaka inzu, ndi kukubwira ngo ejo hawe ntukahafungire mu nzu yawe. Icyo ngicyo ubanze ukimenye. Banza wubake income, wubake ikintu kikwinjiriza amafaranga mu mufuka, nka business, nk'ishoramari, hanyuma wubake ubushobozi. Inzu yo izaza nyuma. Numara kubaka ubushobozi, inzu ntizatinda kuza. Niba ukunze iyi video rero, kanda like niba hari ikigufashije, wibuke kuyisangiza abandi, kandi niba hari ikibazo cyangwa se igitekerezo ukiduhe muri comment section. Hanyuma wowe ubona inzu ari asset cyangwa ni liability. Duhure muri video itaha. Ciao ciao.